Amafaranga. Muri iki kinyejana turimo, amafaranga nibwo buryo bukoreshwa mu kwishyura ibintu bitandukanye dukenera mu buzima bwa buri munsi. Amafaranga utayafite ntiwabasha kubaho, kuko kuri iyi si ibintu byinshi usanga bikoreshwa amafaranga kugira ngo ubone ibyo kurya, ibyo kwambara, serivisi zitandukanye zirimo ubuvuzi, kwiga n'ibindi bitandukanye umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi. Byose tubibona twishyuye amafaranga cyangwa se dukoresheje ubundi buryo butari amafaranga yafatika mu ntoki, tugakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga ariko twishyura amafaranga. Amafaranga rero ni ikintu cy'ingenzi, uba ugomba gusobanurira umwana wawe uburyo akoreshwa, akamenya akamaro kayo, akamenya n'uburyo bwo kuyakoresha ndetse no kuyazigama. Guhera umwana akiri muto uba ugomba kumutoza gukoresha amafaranga kugira ngo ubwo bumenyi azabukoreshe mu buzima bwe bwose. Kumenya kwizigamira no gukoresha amafaranga ni ibintu bya ngombwa mu buzima bwa muntu. Niyo mpamvu uba ugomba kubitoza umwana wawe igihe cyose akiri mutoya, cyane cyane mu gihe umwana wawe atangiye kumenya kubara. Mbere ya byose ugomba gusobanurira umwana wawe icyo amafaranga amara. Sobanurira umwana wawe icyo amafaranga ari cyo. Ese amafaranga ni iki? Afasha iki mu buzima? Ni ibiki bikoreshwa amafaranga? Umusobanurira akamaro k'amafaranga kugira ngo abashe kumenya agaciro k'amafaranga koko. Tangira wereke umwana wawe inote, ibiceri, umusobanurira uko amafaranga arutanwa, ari nako unamusobanurira ibyo ashobora kugura kugira ngo amenye agaciro ka buri giceri cyangwa se buri note bikurikije n'uko amafaranga arutanwa. Nyuma yo gusobanurira umwana wawe amafaranga icyo ari cyo n'icyo afasha mu buzima bwa muntu, ushobora gutangira kwigisha umwana wawe noneho kuyakoresha. Mu gihe wateguye ibintu byo guhaha runaka, igihe wakoze ya liste ugiye ku isoko ugiye guhaha, bwira umwana wawe mujyane maze ahitemo icyo kugura. Mubwira ahitemo muri bya bintu byose mwateguye guhaha, ubundi umuha amafaranga yishyure kugira ngo agende abona ko iyo utanze amafaranga aribwo baguha ikintu runaka cyo kugura. Ibyo bizagenda bimufasha kumenya uburyo gukoresha amafaranga bikorwa. Niba ari mu iduka cyangwa se muri alimentation cyangwa se supermarket, hahandi usanga hari ibicuruzwa biba biriho agapapuro kariho igiciro cy'icyo kintu, jya umubaza amafaranga yasomye ku gicuruzwa yahisemo. Mubaze iti ese wabonye handitseho amafaranga ngahe, turishyura ngahe? Mu gihe azi kubara kandi aciye akenge, ushobora kumutuma ikintu kuri butike akijyana cyangwa se ukaba wamuherekeza cyangwa akajyana n'undi muntu, noneho mukamuha amafaranga akagenda akishyura. Yatangira kugenda amenya gukoresha amafaranga ubwo buryo bwo guhaha yishyura cyangwa se abasha kugura ikintu, noneho uko agenda abimenyera mukazamuha amafaranga menshi arenze aguze cya kintu, ni ukuvuga amafaranga atavunje. Umwana noneho akazagenda amenya ko iyo ugiye kugura ikintu ufite amafaranga menshi bakugarurira, ndetse mukanamubaza ko ayo bamugaruriye yuzuye koko. Icyo gihe umwana birumvikana ko aba yatangiye kumenya imibare neza, azi ko amafaranga ya naya iyo havuyemo aha bagusubiza ayangaya. Ikindi kintu wakora mu gihe umwana yatangiye kumenya gukoresha amafaranga cyangwa se kubara amafaranga, yamenye n'agaciro k'amafaranga, ushobora gutangira noneho kumuha amafaranga ye bwite, aya abantu bakunda kwita argent de poche. Aya mafaranga ugomba gusobanurira umwana wawe ko afite uburenganzira bwo kuyakoresha icyo ashaka, ariko ko mbere yo gukoresha amafaranga umuntu abanza akabitekerezaho neza, akamenya niba agiye kuyashyira mu bintu bifite akamaro cyangwa se by'ingenzi akeneye cyane. Icyo gihe kandi ushobora kugurira umwana wawe agasanduku cyangwa se ukakamukorera ko kubikamo amafaranga, ukamwigisha kujya yabika kugira ngo nagwira azayaguremo cya kintu ashaka. Niba ubona hari ibintu byinshi yifuza kugura kuko watangiye kumuha amafaranga ukamubwira ko yakoresha ibyo ashaka, ashobora kugenda akabona mu nzira cyangwa mu isoko ikintu runaka kumva aragikunza, kumva ashaka kukigura. Igihe afite amafaranga make atabasha kugura cya kintu, uba ugomba kumusobanurira ko agomba kujya yizigama akayabika muri ka gasanduku wamuteguriye, noneho akajya agenda ashyiramo igiceri uko azagwira akaba menshi, noneho azabasha kugura cya kintu cyiza yakunze cyangwa se yifuza kugura. Ikindi wakora kandi mu kwigisha umwana wawe kumenya kwizigama no gukoresha amafaranga, mufungurize konte yo kwizigama. Guhera umwana akivuka ubundi byakabaye byiza ababyeyi bamufungurije konte bagatangira kumuzigamira. Gusa iyo yakuze uba ugomba kumusobanurira akamaro ko kubitsa muri banki, ukamubwira amafaranga wamuzigamiye uko angana niba hari, ukanamusobanurira impamvu wayamushyiriyeho. Niba ntayo, ugomba kumusobanurira uburyo ari byiza kugira konti muri banki, ukamusobanurira n'icyo yakora kugira ngo agire iyo konti. Ushobora kumujyana igihe ugiye kubitsa muri banki kugira ngo arebe uko bikorwa. Nabona amafaranga ku munsi mukuru we cyangwa se n'ahandi hantu yagiye bakamuha amafaranga, uzajya umusaba ko yakuraho make akayizigamira kuri konti, ni ukuvuga muri banki cyangwa se mu kigo cy'imari, unamusobanurira impamvu ari ingenzi. Mu gihe umwana yamenye kwizigamira ndetse no gukoresha amafaranga, ugomba kumutoza kumenya ibikenewe n'ibyifuzwa. Jya wibuka gusobanurira umwana wawe ko mu gukoresha amafaranga umuntu ateganya amafaranga atagomba kurenza.
noneho yaba ayo mafaranga atashobora kugura ibyo ashaka byose, agahitamo ibyihutirwa kuruta ibindi, akaba ari ibyo agura, ibyo akaba ari byo twita ibikenewe. Naho ibishobora gutegereza akaba abiretse akazabigura ubutaha yabonye amafaranga menshi cyangwa se mu kindi gihe kizaza. Ibyo bintu bishobora gutegereza rero nibyo twita ibyifuzwa. Jya ugerageza gusobanurira umwana wawe ko ibyifuzwa biza nyuma y'ibikenewe, ko iyo umuntu afite ibintu byinshi ashaka kugura ariko akaba afite amafaranga make, agerageza gukora urutonde rwabyo maze agahitamo ibikenewe cyane kurusha ibindi, ibyo abona aramutse ataguze byaba ikibazo akabigura, noneho bya bindi abona aramutse atanabiguze ntacyo byatwara akaba ategereje akazabigura yabonye amafaranga, kubera ko byo atari ingenzi cyane. Nubwo buryo rero ushobora gufashamo umwana wawe, umwana watangiye kumenya kubara, azi guteranya, azi gukuramo, ushobora gutangira umwigisha uburyo bwo gukoresha amafaranga, akagenda abimenya kandi bikazamufasha mu buzima bwe bwa buri munsi, kuko uba umwigishije ko amafaranga ari ikintu cy'ingenzi mu buzima, ukamwigisha uburyo yahitamo ibyo ayakoreshamo n'ibyo atayakoreshamo, ndetse ukamwigisha no kuzigama kugira ngo azabashe kugura ibyo yifuza. Ibyo ni ibintu by'ingenzi ushobora kubwira umwana wawe, ushobora kumuhamo nk'impamba izamufasha mu gukoresha amafaranga mu buzima bwe bwa buri munsi, yaba akiri mutoya ndetse no kugeza abaye umuntu mukuru.